uzamukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa, kuko wumva ijambo gusa ntakore ibyaryo n'ijambo, ariko ntakore ibyaryo azaba nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagirwa. Nimutunga ibiganza bayaje muri Amerika n'umuryango we, iminsi amaze hano irahagije. Nimuvuga ganda ako ndanezerewe yeme byananiye kurangiza, ariko mumbabarire. Iyo twamenye igihe cyacu tuzaturamira abantu badushize mu buroko, tugatarama gusa baje kwiyahura, tukabagura ngo peti jiumize na kujiua, tungali katika maombi. Ibitaramo by'abayumbe abantu bazashaka kwiyahura, twaririmba igisirimba kimwe, abari hirya iyi hirya Kiruhura, n'abari hirya iriya Busega, n'abari hirya Nyamata baje kwiyahura. Tagaza kiraba abadayimoni bagasanga hari igikuta, nimugera muri cyo mwese. Wachari kungoma kandi uzahoraho. Muririmbyi niko arimbye aravuga ngo musifuni musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema, tutamsifu aliyetoka juu. Musifuni musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea tamsifu. Wavuze nguzugirira neza bahishuriwe, kandi ngugakomeza ngo bakomeje gukora icyo Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushaka ubwami kandi bw'Imana, naho ibindi byose zabibagororera. Twakoze icyo wakoze, waravuze ngo muzamuhora mwambaza kandi musingize, twagikoze. Tadeni tugufitiye rino joro nubwo butarasha, ariko ijuru n'abashinzwe sekretari mwanditse n'izina rya Yesu warukanaga kera, nyamara noneho usubiye kubonana, ufite ishusho, usubiye kubonana, ufite ishusho. Bino mwamima, bino uganse, bino ugaragare, bino ukore, bino ukingura amarembo, bino ukize, bino utange ibisubizo. Nisasitara unga uwe asisita pasi mana uwe mana waduka warara tukoma bashi anone
uberu mana mana Imana ya Isiraheli, Imana ya Isiraheli iduhaye kandi kuba mu giterane cy'abayumbi. Abazi ko ari Imana yabagejeje hano bayikomera amashi kandi umefanya ili umefanya majina abanina turashimira igihugu cya Uganda uhereye kuri President Museveni n'inzego zose bakorana kutwemerera kutwakira muri iki gihugu no kuduheza uburyo bwo kugira ngo amayere ko Imana yadushizemo tuyakore. Nta cyiza gikomeye ko kubona umuntu umuganya akakwakira. Iyo akwakiriye akemerera iyerekwa ryawe kurishira hagaragara, mu byo ugomba gusengera ugomba kubasengera. Nubwo ijuru rivuga ngo muombeye Isiraheli baada ya hapo na mimi nitarusha baraka kwenu. Ubundi kini gikorwa buri gihe cyose mu gihugu cya Uganda tukubaka amatorero twarangiza tukabyarira abana, abakobwa bacu bagakora amakwe, abahungu bacu bagakora amakwe, ababyara imvanga bakazibyara, tugacuruza ntawe udukomaho, twarangiza tukagira amaduka, yewe tukubaka n'amazu. Hakika ya Mungu nimugere muri umenipa jina Baba baraka zako hazisa wema no hausoweleki umenipa umefanya hili umefanya lile kabashimiye ubuyobozi bw'iri torero mushumba wakinguye irembo akakira iki giterane n'umudamu we n'abana babo na baraza yose bakorana n'abagabo n'abanyabwenge n'intwari. Nimba bari hano kandi batari na hano, ayo makuru mugende mubabwire ngo uhereye ku muyobozi w'abayumbe n'abakozi b'Imana n'imbaga y'abakristiano mumubwire ngo twamushimiye. Nimugere mu umefanya hili umefanya lile shimiye wakaza rino yerekwa hano muri Mbarara kandi ngashimira na kamati ya hari abagabo 15 bishaye muri Isiraheli baravuga ngo hari ibintu bitatu bikomeye ku muntu. Nimugere muri icyambere n'ugwishurirwa warangiza ukabishira mu bikorwa. Imana ndi finansa abishaye nubwo isubiza yicaye mu ijuru ariko isivana yasabandu bagize gute batekereje bagashira mu bikorwa. Teka ryose nudahishurirwa mushire mu bikorwa, ijuru rizakomeza rikureke kuko uri umukongomani uri umunyafurika, rikure kuko ntitukwita ngo uri debedebe cyangwa se bihoho gusa icyo ugaragara muri wewe kandi umuntu angana n'imitekerereze ye. So ni cyambere nimugere muri Imana ibagure. Amen. Umefanya hili umefanya lile umenipa jina Baba nina icyakabiri baravuga ngo n'umuntu wandika ibikorwa bye mukagira habibika. Hano hari abalisansi, hari abadokiteri, nabonye umugabo umwe gusa ni wandika inyigisho, abandi bose ntibaye bandika. Nukuvuga ngo mu 2050 amateka kiza gifasha Isiraheli Yorodani bibonye iganzu umugongo imisozi miremire itera hejuru ngamaze kumweyama basagasawe amateka muntu barangagwa no kwandika n'ibimenyetso. Ibitangaza Petero yakoze ntibirusha abanyafurika iby'Imana imaze kudukoresha, ariko kitwishe titwandika. Nubugize ngo bazi abatuye Imbarara ibitabo bitatu banditse
by'Imana yabwiye ikora, harimo ibitangaza ntaco barandika. Nukuvuga ngo mubahimba indirimbo naho baza barebera, mbasigara mu mateka babwira ngo twabaye imbarara mu mwaka wa 2000 n'ibi twakoze ibiterane 6 hakijijwe abantu 100 ngo turangize habyara abagore 16. Muri abo bagore babyaye harimo abakobwa 2, umwe ni umuministre muri Kongo. Okay, ikile giterane cy'abayumbe ni mwese mani cyubahiro. Umefanya hili, umefanya ngiye gutanga haleluya. Yinjiza umuntu mu itsinda ryo kuzoza yandika amayishurirwa ye. Ni muzamuri biganza. Haleluya, haleluya. Sama. Bavuga ikintu cya gatatu ngo ni umuntu kumenya kwaguka mu buryo bw'ibintu bibiri, mu kubyara no kwigisha. Kuzaa na kufundisha, okuzala no kusomesa. Ebintu bibiri ebyo ngo ogenda kubikora buri mwaka ofuka mugaga. Abanyabwenge barakenerwa, ababishaye nibo baguka. Iteka ryose nudashaka, nutajara, nutiga uzabigikure. Ubundi ari abantu nibwo bukire. Reka mbaye topic narimba kumbuye. Tuganira kuri topic ivuga ngo menya igihe. Menya iki? Igihe. Cyeyo naho. Jua wakati. Turambure Bibiliya. Dusome ibitabo bibiri. Tumenye bisera. Igihe. Ari Roma 13 usikale beya. Mimi na wewe tuko nanga moja bwana. Murongo wa 11 uwo murongo wonyine gusa. Nakantu gusa nakuye menye igihe. Turongera dusome Luka. Tumwe bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Luka. Ibice 22 umurongo wa 30 kugeza kuri 40. Umuntu w'umuhanga uzi gusoma neza nahaguruka asoma. Kandi Imana y'umwijuru kugirira neza. Nushaka ufate microphone kusudi tusikie mbingu zinaongea nini, kujua wakati na kukandu turi buganire. Ariko umugabo w'Imana yankozeho narimvuze ngo namanije ndakonjora akandu wageze ngo ukora ku bantu nk'abangaka tutagusiya gusiya. Uri umugabo karibu gusoma. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilie kozi mwetu. Ikaze. Nuko musha mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo nuko muza mugenza mutyo kuko muzi muziki munda mukiriza umubwira ngo menye igihe cyawe. Arindi se shaka kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Reka kugenda kurekera topic yumvikanye. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yesu Kristo na Luka 22:39 kugeza kuri 40. Ikaze gusoma Luka 22 Luka 22 na mlango wa 39 hadi 40. Arababwira ati aho ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza 22:39 arasohoka aja ku musozi wa Elayono. aho kuko yamenyereje abigishwa baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutaja mu mosha. Amen. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo igihe cyawe si cyo canje.
Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba tengeneza ya. Hizi muhozi hanyuma n'umushumba w'itoro ryitwa Holy Spirit Fire Church tuyisingiro kandi Imana yangiriye neza duherukana namwe benshi bavuye i Kigali mbabwira kuko umwana yakoze ubu twabonye n'umwuzukuru. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza ya. Baba Mungu tengeneza njia. President yavuze neza akora ku mugabo witwa Elisa. Elisa hari ibintu bitatu yakoze utokora ntokora. Icyambere niwo muntu wa mbere wihanganiye Eliya imyaka 20 kugira ngo afate icyo agomba gufata kimurimo. Nushaka kubona ibikomeye ugomba kwihanganira ingenzi zose n'intambara zose n'inzitane zose uzahura mu rugendo rw'uwo wakurikiye. Kapasita afite kugira ngo uzayishikire agire icyo gusigira. Turebe imyaka, turebe n'imisi, turebe n'igihe, ugira umutima wo kukihanganira. Ico vanta akasimama akasema koya eya ekigenda kubakiwe na yenze musajja gwa Katonda o musajja burya namubonye iri murimo nimumwusuyemo nta bintu zo kujeje. Number 1 icyakabiri ngo yihanganira imvugo z'abana b'abahanuzi la verite ngo bahanura kandi bakavuga ukuri ariko mu magambo yabo ngo yarenza wande ngo arangize agarara principe aravuga ngo icyo ngomba kubona abavuga bavuge abagera bogere na yenze. Urashaka kugera kurse menya igihe cyawe menya n'ukurikiye menya icyo kurusha kugira ngo umenye kucihanganira. Icyagatatu cya Elisa ni muhezi Imana icubahiro. Ayi ngiye gutanga haleluya ni muzamuri ibiganza haleluya sama ariko hano hantu hari Imana ye ndabarahiri. Uziko programme zose zohinduka umuntu akaba yibera muno ntasubira no kwambara n'undi mwenda akama yishariramo akageza niyinga gataha. Icyagatatu gikomeye ngo arangize akora ibindi bitatu. Icyambere ngo aratumbira. Icyakabiri ngo amenya kuvuga. Icyagatatu amenya gusengira. Mu gihe cyawe tumbira, mu gihe cyawe menya kureba, mu gihe cyawe singira. Bisubiyemo mu gihe cyawe tumbira, mu gihe cyawe singira. Twese turaha tuvuka mu gihe tukagendera mu gihe tugakorera mu gihe. Hari igihe icyo gituma muririmbyi yaririmbye aravuga ngo igihe kitagira iherezo ashoro ridaca ahari bwabwije kuri wowe witegure ko uca umunsi wawe
ubunini bw'Imana yawe iza gufasha natanga haleluya imwe umuntu amenye igihe cye ndakenya nimuzamura ibiganza Hallelujah. reka kurwana n'icyamama kibonge urwana n'icyawe nimuheze Imana isubahiro haleluya nimuzamure kandi haleluya sema hey reka mbwiriza n'ubundi nari mbakumbuye utahataye hari ikibazo kandi simbatindira ni ugukubitagura k'imvura y'urujojo izikubita gutya isaha imwe kabira hise mukandi kanyu kamubona kandi iramanutse mukandi kanyu kamihita wagera nguje mu ngwe igafata igaturuka mukandi kanyu ikamanuka wagera nguje mu murima ikamanuka mukandi kanyu nimuzamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya hari ibintu bibiri biza bifasha umuntu kumenya igihe cye icyambere nuko yumva ijambo namba 2 nuko aryumvira hari uwo kumva hakaba no kumvira Yakobo yaranditse aravuga ngo ariko mwebwe muja mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva ariko mwebwe ariko ndamukiriza umuntu aho ngaho ngira kubwira ijambo umubwire muramutse n'ukuri Imana umubwire ngo menya igihe cyawe muje mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa kuko wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo n'ijambo ariko ntakore ibyaryo azabaye nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagirwa uko yasaga kumva no kumvira ibyo bintu nubikora ukumvira ijambo ukumva ijambo hamanuka icya gatatu bivuga ngo kumva bimanuka mu kintu kivuga ngo kwizera bizanwa n'iki no kumva iyo utizeye kumva ntibyakujamo nimundega amatwi ngiye kubaheza imvange mbahe imvange abantu bakuriye no mu mujyi ntimuzi imvange ariko twakuriye mu misozi imvange turazisi bazanaga ibishimbo n'imyumbati bagashira hariya bagakubitamo n'imboga zitwa imbugeri bagakubita barangiza bakagusingiriza hanyuma bagashiramo n'iki ku ruhande igicucume kikaba ku ruhande ngiye kubaha imvange Mangalala sanga kanzala oferima liza kapitala band ndashaka kumuga nyonkiri erise wo wanda shuguri abarikimana na numvura shikisha ndavuga huyu baba mbona angendelea tu yarakuriye gukomeza ikindi kintu cyanejeje ku mugabo witwa Elisa ni muheze Imana icubahiro nkivuga ngo nuko yubatse izina rye ntawuza kubakira izina ryubakwa n'abantu batatu cyambere ibikorwa ukora bituma ubona izina icya kabiri nukumenya kwitwara mu gihe cyawe cyanyuma numenya kucitwaramo kizagira umusaruro bakwite mukire so izina mukire tiryoza utaramenye kwitwara mu gihe cy'ubucuruzi nushaka uburi inzobe ukabugira umusatsi w'irende nutamenya kwitwara mu gihe cyawe bazakwita gusa munyaneza uhekera kandi izina ryawe rya munyaneza ntirizadukanga cyangwa Fideli ntirizadukanga cyangwa mucuranyana uwo kwitwa mucuranyana ariko ndanyana na zitatu racura musifuni Mungu wetu kwani Tendea mema, tutamusifu tu aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi wetu.
Haleluya. La site very za sokes. Muntega amatwi. Useka ni byiza nabyo biranafasha bizana kindi gisubizo cy'uburame no gutuma utekereza neza. Kuko umuntu yakomeje kwigunga kubabara kubika ibintu. Buriya umunsi bya bastings bimugiraho ingaruka. Ariko iyo umuntu asetse nundi mugisha kuma. Hari igihe hakaba nibi. Tega mu magambo atatu. Nta wasiga igihe. Nta nuwo kwihisha mu gihe. Nta wahumba wasiga igihe. Nta nuwo kwihisha. Ndasubiyamo. Nta wakwiruka ngo asiga igihe. Nta nuwo kwihisha. Ahuri kiragukomanga. Kikagukomanga. Igihe ni igihu. Ntawe gitinya. Icyo nicyo cya gatatu. Ntawe kigira gute? Ntawe gitinya. Ntawe gihunga, ntawe kihishamo, ntawe gitinya. Ushobora kugira butinya, ariko igihe kiragukomanga. Kigeze kugera ku mugabo witwa Seseseko Kukungwendo wa Zabanga Marshal Sukisa, kiramugonga neza. President wa Republika ikiri Zaire. Kiramusanga. Kandi ndi cyamusanga muri capitale kiramujana ngo kimugeze Badorite kiramugonga bye. Umugabo ava mu izahabu yarazicayeho aziraraho. Kandi je kamini diyama zicayeho ariko igihe kiramugonga kiramusekura kiramuhonda kiramukubita. Ninde gitinya igihe? Ninde muhanga w'igihe? Umwe gusa niwe muhanga w'igihe. Ni Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Nabo bahanga b'igihe. Naho abandi bose nta muntu urusha igihe imbaraga. Nico gituma ugomba kwitonda, ntunagire usuzugura, ntunagire n'uvuga nabi, kuko igihe cyamugezeho. Ariko ni munsi, reka nkubwire, umunsi Dawudi yari mu ntama, nta wari uzi ko Dawudi yaba president wa Republika. Igihe kimujana mu ntama, igihe ngo kigera sigwa amavuta. Ndimo kuganira gusa ngo menye. Hari umuntu utangiye ko kunumva. Nakomera Imana mbashi. Umubwiriza ibice bitatu. Umurongo wa mbere avuga ngo hari igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gukura, hakaba n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo guhinga, hakaba igihe cyo gutera, hakaba n'igihe cyo gusarura. Kubwire shuti yaje, menya igihe. Abongereza baravuga ngo igihe ni amafaranga. Igihe ni faranga. Numenye igihe tuzasinzira. Numenye igihe uzaba amaso. Numenye igihe tuzakora ibyaha. Numenye igihe uzakorera Imana. Numenye igihe tuzahata. Mumbabarire, Paulo yahuye n'ibihe byinshi, ariko mvuge bitatu. Nimuheze Imana ishubahiro. Icyambere yahuye n'igihe cyo mwibohero. Icyamufashije muri icyo gihe cyo mwibohero ngo yamenye kucitwaramo, ngo akadumu kwa mahombe, ngo yandika nizandiko azandikira bene data, ngo arababwira ngo mukomeze musengere kugira ngo naje mbone imbaraga zo kugira gute zo kuvuga ubutumwa. Icyo gihe icyamufashije si wowe wenyine, yabwiraga n'abandi abari hirya no hino, akabatuma akababwira ngo nyamuneka muri iki gihe mumfashe gusenga. Hari bene data bari mu bihe bikomeye, nitwe tugomba kugira gute kubasengera. Habe n'umunsi Petero bamujanye mu mbohe, nta bandi bamufashije, nabari mu nzu mu rusengero y'abasenga. Ngo barangize gusenga, ijuru ngo rirakinguka rimanuka kuri Petero, ngo rimukoraho, riramubwira marayika ngo nkurikira nifuate. Ngo arazamuka ngo yisanga ari hanze, ngo amenya adresse yaho y'igitaramo kiri. Iyo bene data bagufashije gusenga,
nta gihe kiza kigorana. Nimureke dushigikirane nk'abayumbe kugira ngo igihe kiri aha ngaha n'ibihe byadukubye bihaye bikuba abana baje kurangiza amashuri ngo barakindutse ngo barapfuye. Nimureke tube maso kuko nitwe maso bo kugira ngo turebe ko twobwira Imana idufashe muri ibi bihe. Arafungwa ico nigi ariko muri ico gihe aratarama ngo ahura n'ikindi gihe cyuko ngo yari mu gitaramo ngo arimenya nta kindi kintu gikomeye ngiye kuvuga ikintu cyo kumenya igihe no kwimenya. Nabwiye Perezida Kidu namubwira ngo Kidu umuntu ashobora gukora iyerekwa ariko ataryanditse ntarishire no mu bikorwa ntibaza kwita umugabo. Mbaha karorero naririmbiye mu bibogobogo ndirimbira no mu butayu ngo ndangise sinayishurirwa igihe canje ariko umunsi nayishuriwe nja muri studio mima wa data Imana imugirira neza aducurangira indirimbo atadusabye n'urufaranga ariko kuko twitwaye mu gihe neza arangije kuducurangira umuriro uramanuka. Iyo ndirimbo kugeza n'uyu munsi wa none baracanohereza ifaranga abo tutavukana siba byarabanje kazirya n'abana banje kandi zikansanga isingiro zigaca kuri mobile money no kuri Airtel money no kuri Western Union. Ibisubizo ntibibuze ariko habuze kumenya kwipanga mu gihe. Gusinzira kwawe kutamenya kwipanga mu gihe imyaka ntiyayisubira inyuma urimo gukura uzageraho n'ijwi utakirigira utangira kwikoroza gatandatu utaravuga n'ijambo na rimwe ariko mu gihe mugifite igihe cyo muri izi mbaraga yaravuze ngo ubwiza bw'ubusore bwanje ni ukubukoresha icyo Uwiteka ashaka. Ekakasekelele matataye ndaririmba para mtu mbaya aliwatesa wana Israeli. Farao mtu mbaya aliwatesa wana Israeli. Farao mtu mbaya aliwatesa wana Israeli. Farao mtu mbaya aliwatesa wana Israeli. Namukirizo w'umwisharanye muri wowe harimo ubutunzi ariko ntiwabumenye arakarama mwene data umugaragu w'Imana bonye Israeli ariko bari abasama barabyaye mubwira abandi iby'ijuru ijuru rufite umwitima mubwire abafite
abafite imvune mubasindagize mungire kwibendera ibasha kuturengera muri we hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima zamura ikiganza Hallelujah. zamura zamura uzamura uyagorore kuri ko Imana izitabara mubwira abandi iby'ijuru ibyo rurutse imitima uvuge ko ahiriwe abafite imvune mubasindagize mungire kwibendera ibasha kuturengera muri we hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima ibikurimo ni ubutunzi iyo wamenye kubikoresha mu bihe biza bituma utabara n'abakwegereye ibibazo biza bimwe tukabisangira bikagira n'izina rimwe ariko bikenera umugabo uzi ki kumenya kwitwara muki nguwo hehe muri prison yeyo ngo nibarikiza ishuri kwa Paulo na Sila yaho mukishweko barikize mwivuga nguwa higulu Anyabashweka magulu nyamaboko anyababika yaho mwibanda batahuruke gira bagende ndakurahiri uko turabatabazi babandi tuzadukamira abantu batagiheruka kumenya igihe twarangiza twakora igiterane cy'abayumbi Marari gatabarwa bagande bagatabarwa Isiraheli nayo gatabarwa amasi yashatse kwinura umutwe twakubita igitaramo gutya Isiraheli kandi vasinga igakora igitaramo kandi ni Bibiliya iravuga ngo uzasengera Isiraheli Imana izagera gute izamuha umugisha Mana ufashe Isiraheli itsinde bari abatipe ni musaburi bikaze Hallelujah. sama Shawa ni Imana yabivuze sibza Matayo yaravuze ngo atakaye bariki Isiraheli naye atafanya nini atabarikiwe wowe nuceceki wanje n'umuryango wanje ndimukuja kuryama ngabwira ngo Mana ubaheze imbaraga kuko ni wabivuze Isiraheli batsinde kandi ukugira Isiraheli neza ariko natwe abanyafurika utubwira neza ndamukiriza umuntu umubwire ngo ibikurimo reka kubyicarana bivumbukane atikisira bana ni muzamuri bikaza haleluya sema abafite imvune mubasindagize mungire kwibendera ibasha kuturengera mubasindagize mungire kwibendera ibasha kuturengera hari ubuzima hari ubuzima haraba daimoni kungukuhe basohoka ndakurahiri ni muzamuri biganza Hallelujah. ni mukoma induru abasore bakumva kwicara ufite 25 nturanashaka cyo ni cyambere waraduhombesheje kutamenya igihe cyawe waje mu muryango w'abayumbe twobura ingwano zo kugukwera ntitwozibura ariko kubera kutamenya igihe n'ubu nyine uricaye gusa uhombeshe umuryango uhombesheje Afurika uhombesheje n'igihugu we abafite imvune Imana irasha wani muzamuri bikaza haleluya sema sema toka shetani Wewe ulimwasi Mungu. ngorangise igitaramo
umurwayi uri munonokira mu izina rya Yesu. Ibyananiranye nibibohoka mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cy'igitaramo, iki ni igihe cyo gufungura ibyafunzwe. Ati wakubomoa vyenye vimefungwa, bomo bo yewe agasirimba gatoya, agasirimba katagarukira gusa kwa Matayo, kaza kagenda isi yose n'ubundi ku isi yose n'abahinde wawe wa pasiteri sho turi mu bahinde basiga bigana igisirimba none kuruva kuko ibihe byacu byo tubijeje umusaruro ukukera twije mu bahinde kandi takadatanga ariko kwima yamene musigizira umuriro wati musigizira ikigitangaza kira yame sisi nimbo uturanga 7 nimbo ukuko wumva umuntu wese atangira kwikora ku mutima avuge ngo mana igihe cyaje bishurira amenye kubikoresha akili yako vizuri macho hatua umesonga mbele simama mbele jipange sawa sawa yawe macho yako mbele yawe unasonga mbele simama mbele jipange sawa sawa. Abahinde n'abashinwa igisirimba kera cyarabinjiye baradatanga abashinwa ibigirwa mana byawo turi mukubisenya kiri muri Afrika twataramira mu Rwanda tugasenya imbarara tugasenya mu Bibogobogo tugasenya Nairobi tugasenya Giruri n'abararima kabiri gatatu dusenya ibiri inyuma n'ibiri imbere niburi ibimoso n'iburyo bihaye bikurikirana imiryango yacu kinigi kandi ubupfu bwibwirizwa nibwo tugiye gukoresha Giruri ushaka kubikoresha ngo bireke ariko umunsi umusongo uzakurahira uzamenya agaciro kawe nimuzamura ibiganza zama komera Imana amashimeshi Paulo Nasira Paulo ya umuzamu ngo yabahubuka umuzamu agira ate arahubuka ikisigiye cyo kwica iyo twamenye igihe cyacu tuzaturamira abantu badushize mu buroko tugatarama gusa baje kwiyahura tukabagura ngo peti jiumize na kujiua tungali katika maombi ibitaramo by'abayumbe abantu bazashaka kwiyahura twaririmba igisirimba kimwe abari hirya iyi hirya kiruhura n'abari hirya iriya Busega n'abari hirya Nyamata baje kwiyahura ketagaza kiraba abadayimoni bagasanga hari igikuta nimugera muri cyamwese vuga ngo turimiriye mu izina rya Yesu Imana bashimira
ariko narahishuriwe mwene rawe Matenga, narahishuriwe. Ariko Bibiliya ni nziza nukuruka Imana mu ijuru. Umugabo witwa Karundi yaravuze ngo ndahishuriwe neza neza, ngo ndahishuriwe neza neza, ngo avuze izandiko za Pawulo, ngo agera ahantu ibyakozwe n'intumwa 17 ngo agera Amfipoli na Apolonia, ngo agera Tesalonike, ngo arangize gutara, ngo babwira isabato 3, ababwira urupfu rwa Yesu, ababwira nibambwa, ababwira no kuzuka, ngo arangize ngo hari abadamu b'abanyabwenge bari barize, ngo barangize baravuga ngo kuva twabaho ntiturabona umugabo wamenye ikoresha igihe kiwe neza, ngo bahita bakompoza phrase aho ngaho, baravuga ngo abubitse ibihugu, ngo nino naho bahageze. Iyo twamenye igihe abanebwe baza kwihana bakavuga ngo gusigitaramo twabuza amahoro, none ni mudusenge. Umugabo witwa Pastor Gafasi na Pastor Munyamahoro wabasama iwabo ni kune kumugeti wabo barasirimbye wacu ngo basirimbe. Umugore umwe yamazana ibiheko, simuvuga bene wabo bari umungumu bataza kuntera amabuye. Hari baraka ndamukirisa umuntu mubwira ngo muri wowe harimo imbaraga, umenye ibihe hasoke yamaze ibiheko arabirambika. Natwe dutaramira undi, Imana iratubwira ngo yaguze yatemye ibitoki mu murima we byo kujana mu isoko ya kabiri ahantu bitwa Mugwe, yabitemye ariko ejo ndazamanuka mu isoko, azahita akora igitaramo cyitwa mwiriwe kuva mu gitondo kugeza mu kabwibwa abantu bava mu isoko aragitaramo. N'ubu nejo bundi yarapfuye simuvuga bene wabo barimo abafite imvune wakati wako ungali kijana ujaza umusaruro 46. Nubu naravuze ngo ngiye gukanika kurusha uko nasirimbe, ngiye gusenga kurusha uko nasenze. Ubu nyine natojeje abantu nababwiye ngo mwebwe ubwo mu ndusha icyongereza muza mukimpatamo naje mbahate muri ritime kuko ntimuzi gusenga. Pfukamisha abatipe babana bari aho ngaho bagapfuka, kababwira mbere yuko murya mubanza gupfuka. Ubundi abayisilamu ibo baza batora inkoni agakubita umwana kugira ngo asobe Korowani, twebwe ndagukubita kubabwira ngo Joyce piga amagoti, Daniel piga amagoti, Teresa kubimenya nibwo buzima. Ndangize turacyari kumwe, ndangize komeze nk'iminota ingahe, ndangize cyangwa nkomeze ngahe nimwitangire haleluya mwenyine numve kuko no komeze. Oya tayo muratanga ndabara 1 2 3 numve ko munemereye gukomeza. Ubundi aba nimwe mugomba kuduha imbaraga zo gukomeza. 1 2 3 Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Alipanda Shilo ili uzashaka kuza kwisora uzayisore. Jasinika wa mutipe ngo bamusohore indirimbo ye tibishoboka. Muzazisohore mwese ni muyikunda injira muri studio ikomeze kubitagura bazima. Ubundi umunyabwenge azatanga ikuru abanyeshuri nabo bakayitanga handi. Iyo wigishije abanyeshuri ndi have mu muntu ushobora no kwigisha abandi washaka ugataha iwanyu nimuvuka ku mutanoga kwamuje ku mutanoga. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe
Mungu ampe mtoto. Munamere ntange haleluya. Ni muzamuri biganza. Haleluya. Ayi. Paulo ngamaze kugera i Tesalonike ngo asanga umuntu nawe wamenye igihe ciwe yari umuprotokolo witwa ngo Yasoni. Muri ico gihe ngo aramwakira ngo amugirira neza mukora ibindi bitatu. Ngo arangize ngo yemera kubabarana nawe abari ukubitwa ngo baramukurubana. Ngo arangiza atanga adresse abwira Paulo aramubwira ngo manuka iberoye muri biblioteke uje gutara mutuze usoma ibyanditswe neza usirupange naho ugomba gutaramira. Iyo twamenye igihe tuzatubura abayasoni umunsi uzabura Yasoni mu buzima bwawe habe na business ukora. Hari umuntu uzukubwira ngo sebo ngo yagale gukora business y'ebitenge yogero runyankore kakati no luzungu ugende urutekeho teka ko olunyarwanda kubanga abalala bali wano mu kikubo wali wabaganda wali wabanyankore nabawulira oluzungu echo ngogenda kukikola business egenda mu maso nugera mu bafarisayo wamuhinduka umufarisayo nugera mu bahindi wigigihindi nugera ahantu bavuga igikiga wama wicomeka umukiga. Imani guhuza na Yasoni uzemera kubabarana nawe bayasoni barashahari haba n'umunsi Yesu ngo ari ku musaraba kumenya igihe bigira umugisha nubwo utaratanze n'ikigori cyo muri Sunday School ariko wamenye igihe cyawe uza winjira mu gisubizo umutipe wari iburyo ariko naratanga nushana n'umunyabwenge tukavuga ibyo ubufata uzitode mu kuvuga ubanza umumve introduction ye uko avuga na development na conclusion. Numenye ibyo bintu nawe uzamwigiraho nushaka gukomera ukurikira aba bagabo bataramye numara uza wishara nawe wabaze ngo se kuva mutangiye gutarama ibitaramo byagenda gute ubaze bamuzehe Paul Gitwaza ubaze ngo se ibyayishuriwe bigabuwe mu kangahe numara umubwira nk'amateka ya Isiraheli ejo bundi naramutegereye aravuga ngo Amerika ni igihugu gikomeye cyose telefone zose niho zizazica uza winjira muri toilette ibyo gajuru yabikubona nabagabo kabari abagabo kabegera Antoine Rutayisire bakaguheza amafuraze y'ijuru warangiza ukamenya ukuntu ugenda pana gusira ituze itonde ufundisho. Nimba utazi guhimba indirimbo egera bambonye Isiraheli igisirimba twegera natwe tukubwira ukuntu ijwi ry'igisimba rigenda n'ahantu uzukata ukamanuka n'ahantu uzusamira tukwigisha apana kwigira na juu kuko ico twaragihawe. Nimba utazi kuvuza ipendo cyangwa sente egera aba bagabo nubwo muzamushaka ngo kubyumva nabi akavuga ngo uyiwe ni docteur c'est la vérité bashize kuri sente mwese mwo kwama musinzira ariko nawe gutegura topic be yasibjiwe ko yibjiwe nibiri iba ngukora hoda Senyuka wa misozi ubwo sana vuza nabi ngundi sina ngo singundi yatuvuze ubundi umunsi Petero Yesu muhamagara ngo ngwino kumazi bandere yakubera iki batavuze umuntu nakurusha ikintu muzamwemera ni igihe cye yamavuga ngo kubera nimba ari wowe Yesu Kristo ongea neno kugira ngo nanimizate higuru y'amaje tipe anambura ngo yija murindi ngo naye mitandala anatandala kuri kwa Mungu anatandala abavukiye ntimuzi ugo rurimo muza mu rwiganarwo ejo bundi tuzarubwira abazungu ndakurahiri abazungu tuzabatamika imvugo zose ikinyamurenge igifurero gutya tukiririmbane nabo ndakurahiri wowe nimba utazakirimba ariko jewe zoza basobanura mbabwire ngo mlinda wandine Yesu
nindangiza mbwire ngo aho iwanyu ni hehe, namubwira ngo siku ya jua kama ndivyo noko ndambuke, nindangiza subira mubwire ngo kera bakwiringiraga nama mpimbaza kwa kundi kiwacu bari mu mahoro. Okay muracahimbaza se inzara mwaraziteretse ayi data we mu nzu y'Imana ntuzi useka, warashatswe ntabyishimugira, warangije lisanse ntabjugira, wubatse inzu ntuzi useka mu wawe, iyo sura uzufunga kwa Yesu habaho umunezero. Igihe cyawe wasetse wagize ibyishimo, ibyishimo kuri barya bizeye Imana. Umunezero uko napfushije mabukwe, yapfuye mabukwe, kurikira mabukwe gutya yapfu, nama mbwira umugore yapfu, nama mbwira umugore, namubwira iti gitaramo kiriri sirura gutaramana na bera, none ndamugarura akagenda hari waturushije imbaraga yamujanye. Wabonye umunezero mfite ukwaga abandi babije mu kinjiro bahwereye, urahwera se nurangiza umugarure, nimutuze nimumenye igihe nimugera muti uko muzamuye Imana ibazamura. Yes kamuvuge Yesu anagenda yohe Anapanda kila siku Lazaro wa Betania Yesu anafa. Mureke tuweka bareka Lazaro tubabwire systeme Yesu yakoresheje, systeme y'abantu bamenye igihe bagasenga bagakora ibitaramo bigira ifumbire tutagura amafaranga, bigira ifumbire bitogenda gufumbira ibigori birenze ibigori, kandi iryo fumbire nta supermarket woribonamo, supermarket gusa ni muka wera Imana data n'umwana n'umuka wera, naho ngaho niho habiryo fumbire ry'abantu bamenye igihe cyane. Warangize Yesu akumwe n'abigishwa biwe ngo ajana batatu, Petero na Yohana na Yakobo ngo arabazamukana, warangije arababwira ngo ndugu yangu igitaramo kiraha imbere ndagira ngo mbasigeho gato ngo agenda hantu ngo botereriwe, ngo arababwira ngo mube maso kugira ngo mutinjire mu mosha, kindi kinyejana cyo kuba maso kugira ngo tumenye gukoresha igihe, kubera kuko kutaba maso urebe ibintu byakomeye. Mumbabarire mvuga ibi bintu, nta muntu ufite umuka wera wo kwambara imbere y'abantu no mu muco wacu w'abakongomani narangiza ngo agenda hayerekana ikibero ku musozi, ntiwamenye igihe wawe werekana ikibero cyawe uri umwana w'umukobwa w'umwana ufite 17 turi wenyine, mumumenye mumwiyeke uyo Satani Unaefuata na una kitu unaweza ama milima sasa sikala sikala emele diseteranya utaramenye uzakubera nyoko bukwe na sobukwe, warangiza ukamugishira ku musozi ngo nibyo bigezweho. Ariko munacheza na wakati itabafundisha n'umprofesere utaza ukubita ingumi ngura mwitaza ngahe ni mwikonere ni mubikore. Nitwa Matayo, mu bagabo batazapfa vuba sindimo, nzatarama Amerika hanze hose nindangiza tarame no muri Kongo, kandi nzubaka muri Kongo ibitaro njubake nindangiza ngira abakozi komeze mu byumve muri mwebwe abuzukuru banyomozo zo baza kuhavurirwa. Nubu nayujuje ari isingira kirindike ni nayujuje imiryango nayishizeho kandi sindi muri sasa, ariko namenye igihe uyu mutwe uri mu bintu
nushaka urakare n'ibyawe se ndahadi vasinzi ni mu mwuka no mu bikorwa. Nubu umwaka utaha nzashyiramo online mu rusengero. Ubu ko ndakora design ya miliyoni 24 y'amaganda. Ubu hasigaye miliyoni 7 kugira ngo nyirangize. Ubu kuwa mbere bazaza bashiremo kala kuri bonani. Ngomba gushiramo online zabayeza neza. Baheze mukurikirana igitara. Sinoza mva hano ngo nje Rwanda nimara nje muri Nairobi nindangize mbona abantu kubazamuka nimara mbikigori nuhura n'umunyabwenge ndahura ubwenge. Sinaje kubirataho ko ndababwira formire mugomba kuzuza tikisa la banda birataho se ndabarusha se ko twese tuvukana ko dukorera umwami umwe ariko ishuri guyomenye igihe cyawe. Reka nkubwire nuceceka ijuru rizaceceka ariko nuvuga ijuru ndizaceceka. Umugabo witwa Mose Kora ngo arazamuka na Biramu na Dotani baravuga ngo nabo bagumutse ngo barashaka kumera nka Mose. Mose igihume cy'ijuru Imana yabwiye ngo nubwo uzudedemanga nzakugira Imana kwa Farao. Bakora ndi bari bahari. Reka nkubwire uko Imana yavuganye na President Bideri siko yavuganye nawe. Muzozo umugeraho umubahe nugara kuri Revera Maisha umubahe. Urazamutse gutitonde hari amavuta afite udafite nugara mbabwire gute se mbahambire mu mugozi w'urukundo muje mu ijuru rya gatatu tugaruke hano mu kandi kanya mubone kumva ibyo ndi kumbabwira. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo gwana n'igihe cyawe. Reka kandi hano yizishimwe nanezerewe ni mwese mwashimwe. Umugabo maya yarashe n'umuri sase muri theology aramaza ngo tamari nguvuka ndamubwira ngo vuka mu bibogoboko. Ibi bintu ngo wabimenye gutya kugira ngo ugire ibitekerezo zo kubaka clinic. Ubu bakristo bazoza bishura make abandi baturutse hirya begendere ku gipimo tubapima nimara kubitagura abadayimoni. Nimba ari fièvre typhoïde mubwire ngo nimushire mu miti. Nimba ari malaria nimushire mu za katetera. Ibindi bijanye n'abadayimoni nimubirekera ijuru n'abayumbe tubitaramire. Uraho genda Timumuzi Bishop Karegeya Sumuzukuru waze humja Sumunyamibunda ngahe akureba igihe cundi afitano garamye muri Canada yampamagaye aramwe mata rave akwe haze ni heza harakanyakwa ariko uko Imana ntiyokora igitangaza umunsi umwe ngo tuweze za visa twese tuturamire ko hanze niturangiza dusubira tugire ikindi gitaramo katuruno tugare mu madegu tukubita ikindi kuri Goma ni vuga ngo birabaye. Shiramo igisirimba cyo gukura ubwatsi kuri iryo jambo. Shiramo igisirimba ubuhanuzi uko bwa Mose we n'abantu bataza bamesa n'imyenda hari ushinzwe kuyimesa ikaja mu cuma ikama ngo kuriya yicaye hasi gutya
uko indwara akumaze umugongo kwicara kwanje hasi uko hari ibintu biba bisenyuka mu mugongo wawe. Nimutunga ibiganza bayaje muri Amerika n'umuryango we iminsi amaze hano irahagije. Nimuvuga ganda ganda hako ndanezerewe yeme byananiye kurangiza ariko mumbabarire dire conclusion kubera kuko sirikomeye ikigita. Ayi data we yo Imana ni gushiraho igikundiro cyanyu icyo uzavuga cyose kizumvikana muri preza. Ndatangaje iri joro Imana yo mu ijuru ubwo yaguhaye kumenya igihe cyawe icyo ukora cyose Imana itange finance icyo utekereza Imana iguhindura amateka. Amen. Bisubiyemo abagukomokamo ni wanyu mwese icyo muhaye mukora kubera kuko wamenye iki gihe Imana ya Isiraheli igutungurane n'ibyiza amakuru babahagarare kure n'izina rya Kristo. Ongera amashyi kuwite abari muri Korana Biramu na Dotani nimwijire ku murongo basha. Kandi Imana ibwira Mose ngubwira abantu bose bakiye bakumva ngo bave iruhande rw'amahema yande yabene Kora ngo bamabitaze ngo baje kuri ku murongo ngo ngabwira mwabutakamwe. Mose ni wowe wavuze apana Imana ngo mwabutakamwe ngo ni mwasabe ubutaka ngo buhita bwasama muri riti ngo batipe bose bamamanukana ngo nibitungwa byabo n'amafaranga bari bafite uwo munsi ngo n'amabata yabo n'inkoko za jama bimanuka ngo bimanuke. Imana ngo ihititanga ibwira Mose ahita avuga ngo mwabutakamwe nimusubire mufunge. Imana itanga oda iravuga ngo umuntu ukora ikiriyo nawe arabakurikira urira wese arabakurikira ntawe arize ntawe habe no gushoreza ntawe ashoreye. Imana yese iyivuze iza yubaha ijambo ry'umugaragu wayo numenye igihe cyawe ugiye guhindura ibintu abantu baze kukugirisha inama. Gukomera si uburebure gukomera si ubunini gukomera no kumenya igihe cyawe nucitwaramo neza Imana iraje gukoresha. Reka ngubwire ubu hari abagabo bakomeye b'abadokiteri batwicaza bakatubwira ngo nimuduheze ibitekerezo kuri ibi bitekerezo dufite titwize make kandi nditwize menshi ariko data ibyo yadushizemo hano dutanga ibitekerezo ubu n'ubutunzi mbahaye bufite ifumbire ritazagabanuka rizabana namwe kugeza mu gisekuza cya 14. Ubuzima bw'iki gitaramo bw'iki giterane buzakomeza bubakurikirane kuru dutanga ntitwirihisha ariko hari ijuru riza kuduhemba. Nagaze Nairobi nimugire muke mu rusengero rwa Revera Munyakazi Kasalani maji mazuri ngo gereyo hari umuhungu n'umugabo yarashatse ariko yasaminda ikavamo yongera kwisama ikavamo yamabwira mushumba ntimupangishe matayo handi ijuru n'amatayo ni murizani wanje. Reka ngubwire benshi batwita bakene ariko batazi ko dutungishije benshi muri twe harimo imbaraga zizuminga zikabomora zigasenya. Ariko ndanezerewe ngo turangize barimuka. Uwo ni umuco w'abantu bavuke muri Kongo naho ubu nyine bimuke ni bandi bakwimukira. Kwimukira ni kizungu cyarenze ibibazo ko birabakubitagura byaba amazi warangize kwimuka gutya ijoro ngo rirataba arangaburira agura imbuto azana amata nuzoza uhura n'umuhanuzi pfanya garama ubwoga muragenda mu gashe barya muzamuca nguve Matayo ko yavuze kurikirana inyigisho mbisubiyemo. Eliya yageze i Serefati abwira wa mugore timbeze nye kwanza niriye
mango namalo kurya bindi rikufa mugende mufu ngo arangise ibigega ngo biruzu nta hantu umugaragu w'Imana azara nta muntu wasenze Imana ngwereke kumusubiza nta muntu wasenze Imana ngwereke kumusetsa ndabatangarije iki giterane mwese abantu mwakijemo ntabwo ari ubusa iri joro murayi ubu murimo kwibikira ubutuzi kandi muri mwese nta wanga amata kandi n'imbuto zuna yamwa n'icago nyine wagize nta kundi two kugira n'imbuto nazo n'imbuto zuzirya zimenye zazifasha ubuzima bwawe ukagira sante nziza nugira n'umushitsi gura amata shiraho ibindi akunda unamubaze kundike nurangiza imbuto zimwe zibanze zitangire korosha stoma izindi muze kurangiza iminota 40 nirangiye uzishire ku meza bazige bitonze nurangiza ubone kubabwira ngo nimusenge dushima Imana turyame apana kuba mayitaje wicecekere ureke igihe cy'igitaramo wakoze kigongane n'ibintu ndasenze ngo mara gusenga Imana irambwira mu gihe nkiki uzaho ufite umwana w'umuhungu ejo bundi nari muri Kenya ndamukikira umuhungu kibazo cinda kuvamo kiba kibaye demobe ndatangaje nimba wari ufite ikibazo kijane no kubura abantu kubwiki gitaramo wicaye muno genda ubyara impanga mu izina rya Yesu mwabyumva se kwanya sinzira ikivuguto gusa kucanzo na shu n'ibijumba by'indofanya shirira mu gisirimba ndarangije menye igihe cyawe mubeka batuza utekereza icyifuzo ufite tukivungagura kandi zamuka nyando ibiyeni byashobora gukura wico yavuze kandi yagaze kwitangiriro ibiyeni byashobora icyifuzo ufite ushimye iki giterane kije kugusetara komeza ama dusenge mwese subira muri yo ndirimbo ibiheni bashobora gukura wico kandi
abagize iyerekwa bagakora iki gitera n'indi cyaze gusa ngo kireke kugusiga gutyo, cyaje kugera ngo kiguheze ibisubizo. Intambaro wari ufite kuva iyi tariki ya 4 y'ukwezi kwa 11 n'itariki y'Imana kugera ngo kwinjize mu byawe, ndaguhanuriye kuko ijambo ry'Imana Pawulo aravuga ngo iki ni cyo gihe cyuko mugomba gukanguka, hanyuma mukava mu bintu bitafite umumaro, zamuka mu yindi ngera, hanyuma Imana ikugirira neza. Ndinginga abakozi b'Imana gutambuka hano, hanyuma tubasengere Imana kugira ngo ibagirire neza. Karibu watumishi wa Mungu. Niba hari Imana yavuze, Karibu nisa ku buzima bwawe, hagarara ku isi, turirimbe gira dusenge da. ukuri sabe shiza, umure dufite Imana ikomeye idashobora kwirenga zamarira yabera. Tuyobore mu isengesho aba bantu bose bashiki bacu bari hano n'ababyeyi bacu n'abagabo baraha n'imiryango yacu n'igihugu cyacu, uhereye mu biyaga bigari East Africa Community, Kongo n'ahandi hose n'abari Buraya n'ahandi isi yose, tubwire Imana ngo Mana, ubwo twamenye kino gihe cy'iki giterane ngahe nawe duhumeke. Isiraheli bakoze ibitaramo ngo bamanike ibidari, twebwe ndakumanika. Iyo bari ngo baramanitse, buriya ikisigiye cyo kumanika, kini gihe cyo gucuranga. Isengesho tugiye gukora, uzana icyari kikugoye ukijugunye kwa Yesu, ukibwire ngo ngahe gifate, n'ubundi n'uzufata byose, kuko yaravuze ngo nimuzane imitwaro yanyu yose ibaremereye, naje nzakora igitangaza. Karibu kuwo Mana yo kwizerwa no kwirinda. benza osika sodekata. urakoze mwami Turi imbere Yesu, yawe muri aya masaha urakoze kuko uri Imana y'imbaraga, y'iri joro rikuze. Bisika imitwaro y'uwo ari we wese, Yesu, imbaraga kandi uri igisubizo ku manywa na imitwaro iremereye imitwaro y'abantu imitima yacu, kandi wiyerekane nk'Imana. Imana buri muzima, muntu wese ura ikimuremereye, Imana urakomeye, ikimubabaje, Zawanya nawe Mana. ikimuruhije, imbaraga zawe ahagoye ku buzima bwe urahazi, imbaraga icyo zawe wakora Ikora ibitangaza. bigatungana, hari icyo wavuga bigakunda. yawe Mana we urakomeye. Yes, Dara arema yes, ayi Yesu we, yes, imbaraga zawe Mana, tunaharibu, imbaraga zawe Mana, tunavunja, imbaraga zawe Mana, tunateketeza, imbaraga pesa lame, turasenye, imbaraga zawe Mana, turavugaguye, imbaraga zawe turamenaguye, papa, imbaraga zawe duhinduye Mana, ubusa ibyari imbaraga zawe, imisozi imbaraga zawe, n'ibihinduka amatawa, ibyari ibibazo n'ibibi bisubizo, imbaraga abaje barira tubona imirimo ikomeye y'Imana. imbaraga zawe Mana zikomeye, abari bababaye ni wewe bataha wigaragaza bishimye, kandi Haleluya wiyerekana. Yesu. Data we, ni wowe muti, imbaraga zawe Mana, ni wowe muti, imbaraga zawe Mana, Dukeneye ni wowe mwami Imana muti, buri gihe. turagukeneye, Kandi dukeneye kubona amaboko turagukeneye ni yawe. wowe muti, imbaraga zawe, Imitwaro y'uburyo butandukanye imbaraga y'Imana. zawe Mana, uri Imana iruhura turagukeneye imitwaro papa, kandi neza n'urukundo rw'Imana. turagukeneye papa, hey, Shavoriba Data iminsi. imbaraga imbaraga zawe Mana, urakoze Yesu. imbaraga zawe papa, Zavuye dusenze ayi Igisubizo muri zose wa Mana we. natwe Dore nta na kimwe tukabishima. kikunanira. Uri Imana ishobora byose. Asante ko wumvise gusenga kwacu, asante ko hari ibyo ukoze, imitima yacu ikugaruriye amashimwe, niko Pawulo yabivuze. Urakoze, Tujya urakoze, dusenga, urakoze wa Mana we. kwinginga, Asante sa. Urakoze kandi Yesu. turadushima, Urakoze kuko turagushimiye uri Ma, igisubizo cya bose. kuko wumvishije gusenga kwacu, Utabara bari kure tubereye bari hafi. igisubizo, kuko Amaboko yawe udutabaye y'imbaraga mu byari akabera abantu biremereye. igisubizo. Kuko witwa Reka Uwiteka Imana amashimwe ishobora n'icyubahiro byose. bikugarukire,
reka ineza yawe ihorane natwe iteka ryose. Tugukubitiye amashyi dushima kuko uri Imana ikomeye kandi izayumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Ndagukeneye Yesu ku manywa na nijoro, umwanya wo gusenga umugisha wawe. Ndagukeneye Yesu ku manywa na nijoro, umwanya wo gusenga umugisha wawe. nongeye gushimira abayobozi ko duhuye umwanya mwakoze, ariko mbasabe, nari nateguye ko tugomba kubana, ariko nyine ibihe urumva nyine ko twagize ibyago, hanyuma mushobora kutambona cyangwa se nkanagaruka kugira ngo abaza kutureba kudusura ko twagize ibyago byo gupfusha umubyeyi, hanyuma mbe hafi y'umudamu babacu. Iyo ushatse nko kumuja kure atekereza ibindi, habe natwe twese nuko bimeze. None turabashimiye, ariko turi kumwe nibishoboka. Murabona kandi ngarutse mu mugoroba cyangwa saa sita, ariko kandi kanya ndafata imvubu imbe nkumanuka hariya mpumurize abana hariya abuzukuru. Muri abantu beza, nongeye kubakunda kandi ndamukiriza umuntu ngo ntuti igihe cyawe n'Imana nimwakira ijambo. Bwana asifiwe. Reka